nyuma yaho noneho ndaguha icyo gukora nifashishije ubumenyi mfite. Kuri wowe utanzi nge muri buno buzima niswe Yvette Ingabe Umwari. Zimwe muri domaine zanjye ni relation toxique. Aba nkoresha mes compétences, nkoresha mes talents, nkoresha mes dons spirituels, ariko nkaba ndakorera muri paradigme kandi ndakorera kuri le dogme, ahubwo nkorera ku bumenyi. Icyo gukora nuko uko biri kose umuntu agomba kongera akagerageza. Turasubira ku meza n'umufasha wacu. Ushobora kubarega uri n'umugabo uri muri situation nk'iyi ngiyi. Dusubire ku meza n'umufasha wacu cyangwa n'umutware, tugende noneho turi mu mbaraga zacu sexy za kigore. Ni ukuvuga dufite curiosité, dufite empathie, dufite na compassion. Iyi curiosité yacu iraza ariko mu bundi buryo bwo gushaka kumenya ikiri inyuma y'ubwoba afite. Uku gushaka kumenya ikiri inyuma y'ubwoba afite si ukugira ngo tujye kumufasha no kumushakira ibisubizo by'ikibazo afite, kuko ni umuntu ukuze tugomba kubyubaha. Ahubwo ni ukugira ngo ubashe gusobanukirwa bishobotse n'iyo communication yemeye, ubashe gusobanukirwa umuntu ukuri iruhande ikibazo afite. Ibyo birangiye turongera tumubwire yuko uko biri kose ubwo bafite turabwumva, ariko tugiye gukurikira inzozi zacu, tugiye gukurikira mission de vie yacu. Relation izakomeza ibe nziza, nta kizaderanja relation yacu. Icyo dushaka, icyo ushaka ni arrangement. Noneho umubwire yuko cyangwa umupropose, umubaza ko mwabona compromis. Ni wowe noneho kuza kureba nyuma y'ayo magambo umaze kwimupropose ikiza kuvamo. Nubona ari umuntu wongeye akabisenya, ushaka kongera kuguhagarika, ahangaha igihita kiba nuko ugomba kuba claire y'icyerekezo ushaka guha ubuzima bwawe. Iyo situation igeze aho ngaho, yongeye kubyanga, yongeye kubisuzugura, igihita gikorwa nako icyo uhita ubona, wakwiha uburenganzira bwo kubona nuko usa nkaho uri imbere y'amayira abiri, ufite shuwa. Igihita kiba nuko dynamique ya relation igomba guhita ihinduka muri situation aho situation igeze aho ngaho.
igomba guhita ihinduka. Noneho ngiye kukubwira ikintu wenda kiza kukurusha kucyakira ariko kizagufasha. Nuko ugabanya imbaraga ushyira mu mibonano mpuzabitsina. Muri situation nk'iyi ngiyi yageze kuri runo rwego, imbaraga zijya mu mibonano mpuzabitsina turabizi ko zirema abana tubyara, ariko ziriya mbaraga zirimo puissance muri situation nk'iyi ngiyi, kuko ziragendera zitanga, zikuvamo zikajya muri mugenzi wawe wa wundi, ku buryo we abasha gukora bigatera imbere. Ariko kuri wowe uko urushaho gukora imibonano mpuzabitsina, usitegereza, subiza amaso inyuma, wibuke, niko urushaho kugira confusion. Kandi uko urushaho kugira confusion, niko utashobora kwifokaliza ku bikuri ku mutima, kuri za projet, kandi niko byoroha cyane kukumanipira. Ntabwo muri situation nk'iyi ngiyi umuntu yongera kujya gukinisha cyane imibonano mpuzabitsina, ahubwo izo mbaraga zo mu mibonano mpuzabitsina nizo umuntu ahita afata gahoro gahoro, akagenda azubakisha ka business ke, cyangwa azubakisha cya kindi, ya projet iri ku mutima, agenda ayidevelopa gahoro gahoro. Turagabanya imibonano mpuzabitsina. Ku rundi ruhande, bwa bufasha twajyaga gushyiramo impano zacu, ubushobozi bwacu, bikajya ku rundi ruhande ntibizane n'inyungu, ubwo bufasha buraba buhagaritse. Izo mbaraga noneho n'ubwo bufasha bijye muki, bijye muri ya business yawe cyangwa ya projet yawe. Nyuma y'ibi ngibi ni ugukora ku buryo nta marangamutima yawe yongera gusangizwa aho ngaho. Ubabaye, ufite ibindi bintu by'ibibazo, ukagira ayo marangamutima, wegere ya nshuti yawe magara, cyangwa niba ari ibintu biremereye ushaka umuntu uri professionnel, ubiganirize. Ariko amarangamutima yawe wige kubana nayo, wige kuba inshuti yawe bwite. Kubana nayo si bishatse kuvuga ko ugomba kwiyamira, ahubwo ni ukumenya buryo ki aho uyasorera n'uwo uyasohoreraho. Ubundi gihita gikurikiraho ni ugusobanukirwa inyungu ziri mu kikuri ku mutima. Ku rundi ruhande ugasobanukirwa icyo umariye iyo relation. Ubundi ukareba buryo ki ukora ekonomi, cyangwa se wongera ekonomi yawe. Kuko iyi situation imeze gutya ni relation igihe icyo ari cyo cyose ishobora kugutungura.
iyo wakoresheje amafaranga nabi cyangwa nta n'amafaranga ufite ku ruhande, uzadepanda kuri uwo muntu. Uko udepanda kuri uwo muntu, waba n'umugabo, rega ahandi kuvuga abagabo cyangwa abagore, niko bizagera ku rwego akwangiza. Abisanze muri situation nk'izi ngizi zikabangiza barahagije. Abo bantu iyo ari abagore bahinduka abagore bakorera mu mbaraga za kigabo. Kandi umugore ukorera mu mbaraga za kigabo ni umugore utari connecte n'isoko, ni umugore utabona, ni umugore udatuje, ni umugore uhungabanye. Umugore ukoreye mu mbaraga za kigabo zonyine. Byaraturutse hehe? Muri relation yagezemo kugeza ku rwego nta ekonomi afite, akadepanda kuwo bashakanye, akajya noneho gukorera mu mbaraga za kigabo. Ibi bimuviramo nyuma bibabaje, kubera gukorera mu mbaraga za kigabo kuzimenyera, akurura ikindi gitsina gabo kimuprofita, kimwabiza. Kiremwa cyiza, wowe uri mu kibazo nk'iki ngiki, nakubwira nti ukurikije ibibazo nakubajije, ukumva information naguhaye, ndizera yuko nibuze hari ibintu bibaye clair muri wowe. Ndizera yuko ubasha gusobanukirwa isomo ubuzima ushaka kukwigisha, kuko niyo but. Kuko iyi situation iri ahangaha kugira ngo ubashe gukura. Mu gihe udasobanukiwe isomo ubuzima bushaka kukwigisha, kuko ubuzima buradukunda cyane, ubuzima buzongera bukuzanire ayandi masituwasiyo muri domene wende zitandukanye, uzisanga uri mu bibazo bimeze gutya, kugeza igihe noneho uzabasha kwiga aya masomo ku buryo uhindura ibigomba guhinduka, ahasigaye ugakura, kuko nibwo buzima. Aya masomo amwe ari mu bibazo nakubajije. Niyo mpamvu natangiye nguha biriya bibazo kugira ngo nibuze bigufashe, ku buryo iyi situation ishobora kuzaba ari iya mbere n'iya nyuma muri buno buzima turimo, ku buryo utazongera kwisanga usubira mu kintu kimwe muri domene zitandukanye. Wongere wumve biriya bibazo ubyisubize, ahasigaye usobanukirwe icyari isomo, ufate andi mahitamo agukwiye, akwiranye mu by'ukuri n'uburiwe. Kandi ikintu nakubwira ni uko uri humble, ibintu byiza cyane, ariko ukuba humble kwawe kugomba kugira dose. Uri humble cyane bituma habaho ikintu cya humiliation.
ubasha gusuzugurwa. Iki kintu nacyo wagira icyo gikoraho, kandi utabyishoboreye ndahangaha imbere yawe kugira ngo ngufashe, wanyitabaza. Ngaho rero biremwa byiza, nizere yuko mbese iri somo riza gufasha benshi, riza gufungura amaso ya benshi, kandi rizafasha abantu mu minsi iri imbere bagiye kujya mu marorasiyo, ku buryo babasha kuvuga ibyifuzo byabo batibagiwe gukurikira inzozi zabo, batibagiwe kuvuga mission de vie. Kuko nubwo waba winjiye muri relation utari wayimenya, ariko uzagera aho ngaho uyimenya. Mission de vie no gukurikira ibituri ku mutima ni ibintu binezeza Imana cyane, kuko habazavamo ikintu kizahindura sosiyete. Ndabakunda cyane, muri ab'agaciro, mugira umunsi mwiza, naho mu kindi kiganiro kizakurikira. Ciao.